ngaha turaje nyagasani twitabiriye ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 18 mu cyumweru bisanzwe, tariki 8 Kanama 2024, ubwo duhimbaza Mutagatifu Dominiko. Mutagatifu Dominiko batubwira ko yakundaga kwiga kandi koko akagira ubwenge bukomeye uzamufasha kugira ngo nawe azigishe abandi, kwiga kugira ngo uzigishe abandi. Ikindi gikomeye tuzi kuri Mutagatifu Dominiko, usibye gukunda kwiga, ngo yageze afata umwanzuro wo kugurisha ibitabo by'agaciro gakomeye yari afite kugira ngo amafaranga avuyemo agaburira abashonji. Nuko rero ubuzima bwe bwabaye bwo gukwirakwiza inkuru nziza Yezu Kristo yigisha, kwiga kugira ngo wigishe abandi. Natwe tuje ahangaha kwiga ayo masomo Yezu agiye kutwigishirizamo kugira ngo natwe tuze kuva ahangaha turi kwigisha abandi. Isomo rya mbere tujye kwakira turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 31 umurongo wa 31 kugeza ku 34. Igihe kiregereje, uwo n'Uhoraho bivuze, maze nzagirana isezerano rishya n'umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda, rizaba ritandukanye n'ibyo nagiranye n'abasokuruza babo igihe nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Misiri. Bo bishe isezerano ryanjye, uwo n'Uhoraho bivuze, ariko njye nakomeje kubabera umutegetsi. Dore iryo sezerano nzagira n'umuryango wa Isiraheli nyuma y'iyo minsi, uwo n'Uhoraho bivuze, amategeko yanjye nzabacengezamo nyabandike mu mutima, bityo mbabere Imana nabo bambere umuryango. Ntibazongera kwigishanya bavuga ngo menya Uhoraho, kuko bose bazaba banzi uhereye ku muto kugera ku mukuru, uwo n'Uhoraho bivuze, nkabababarira ubugome bwabo, sinzongere no kwibuka icyaha cyabo ukundi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 51. Nyagasani turememo umutima mushya. Mana yanjye ndema mu mutima usukuye, maze umvuguremo ibitekerezo biboneye. Ntunyirukane ngo nte kure yawe, cyangwa unkuremo umwuka wawe uzira inenge, ahubwo mpa kwishimira ko nakijijwe, kandi unkomezemo umutima wuje neza. Abagomeza batoza inzira yawe, n'abanyabyaha bakugarukire. Igitambo cyanjye si cyo ushaka, naho nagutura igitwikwa nticyakunezeza, ahubwo igitambo Imana ishima ni umutima washengutse. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Nyagasani turememo umutima mushya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 16 umurongo wa 13 kugeza ku 23. Muri icyo gihe Yezu ageze mu gihugu cya Kayizariya ya Filipo, atangira kubaza abigishwa bati, abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Baramusubiza bati, bamwe bavuga ko ari Yohani Batista, abandi ko ari Eliya, abandi ko ari Yeremiya cyangwa mu bandi bahanuzi. Yongera kubabaza ati, mwebwe se muvuga ko ndi nde? Simoni Petero amusubiza ati, wowe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yezu amusubiza agira ati, urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko atari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru. Noneho nkubwiye kuri urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru, icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Hanyuma yihanangiriza abigishwa kutagira uwo babwira ko ari Kristo. Kuva ubwo Yezu atangira kumenyesha abigishwa be ko agomba kujya i Yerusalemu, kwababarizwa cyane n'abakuru b'imiryango n'abaherezabitambo bakuru n'abigisha amategeko, akicwa kandi akazazuka ku munsi wa gatatu. Petero aramwihugikana aramutonganya avuga ati, biragatsindwa Nyagasani, ibyo ntibizakubeho. Ariko we ahindukirira na Petero aramubwira ati, hoshi, mva iruhande Sekibi, umbereye umutego kuko ibitekerezo byawe bitavuye ku Mana ahubwo ku bantu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Kristo naganze mu mitima yanyu, mumubone mumwereke abandi buri munsi. Aha tugeze ni kuri buri munsi, uze guhava hari icyo wahindutseho, hari ibitekerezo bishaje washoboye guhindura kugira ngo urangamire Kristo, umukunde kandi umukundisha abandi buri munsi. Twahereye kuri Mutagatifu Dominiko udufasha cyane cyane kwiga
kugira ngo tuzigishe abandi. Nawe rero wajanga kuri buri munsi kugira ngo wige kandi wigishe abandi. Umunsi umwe mwari mu ishuri ngo yigeze abaza abana ati umuntu ni iki? Mbwira igisobanuro cy'umuntu. Nuko umwana wa mbere aramubwira ati mwarimu, umuntu ntumuzi. Umuntu ni munini, umuntu ni mugari. Umunyeshuri wa kabiri ngo arasubiza ati yewe, umuntu ni Imana yonyine yamumenya, uzamubaza Imana. Nuko umunyeshuri wa gatatu ati mwarimu, umva, umuntu ni nyabubiri, umuntu ni nyababiri cyangwa shababiri. Bishatse kuvuga rimwe agira uruhande rwiza, ikindi gihe akagira uruhande rubi, positif na negatif. Mwarimu neza neza arumirwa, yakomeje kugenda abaza umuntu wari we. Ariko ndifuza cyane guhinira kuri ibi bisubizo bitatu. Wowe umuntu uramuzi? Nyuma yuko ejo twazirikanye ku buntu bw'Imana, ubuntu, uyu munsi amasomo kiziya duteguriye tujye kuyahinira muri iryo jambo umuntu. Birashoboka ko nawe umuntu utamuzi. Uramubaza nde? Ukurikira umuntu, uri umuntu ariko wasanga utiyisi nawe. Umuntu. Ndifuza cyane ngewe kuganisha ku muntu mu ngingo yerekeza kuri igisubizo umwana wa gatatu yatanze. Umuntu ni nka nyababiri cyangwa shababiri, wa muntu ugizwe n'ikiza ukora neza rimwe, ariko ikindi gihe akaza guteshuka agakora nabi. Uko niko dutunze umuntu, uko niko tubayeho. Hari imvugo ya Kinyarwanda igira iti wakubitira imbwa gusutama ngo yazimara mu Rwanda. Uramutse ubonye umuntu ukamubona kugiriye neza, umva neza, umva nkaho nyine wishimye, ariko igihe yakugiriye nabi nabwo ubanza wumva wamurimbura. Nguko nanjye tuza kuranga no kwiyoroshya imbere y'umuntu. Wa muntu rimwe ushobora gukora neza, ikindi gihe agakora nabi. Umuntu, ngiyo ingingo remezo tujye kuganiraho, iryo jambo bita umuntu. Niba utarimenya, bishoboke ko hari akaza kwiyongera ku bumenyi bwawe, kuko tuje kwiga nka Dominiko kugira ngo twigishe abandi, kandi ibyo tukabikora ryari? Buri munsi. Umuntu nanone yagomye guharanira kujya gukora neza, kuko n'Imana yamuremeye no gukora neza, maze Imana izamugeze mu bwami bw'ijuru. Nguwo umuntu Imana ishaka. Gusa njye nawe akenshi tugenda ku buryohe, uburyaryate bw'umubiri wacu, nuko tugahemukira Imana. Uyu munsi turumva mu isomo rya mbere Imana yo ko idahemuka ku isezerano ryayo, ijambo isezerano, ko n'igihe umuryango wayo wayirakaje, wayihemukiye, Imana ntigihemuka. Dieu est toujours fidèle. Iki ni isomo ritubwira uburyo Imana izongera igatera ibyishimo mu muryango wayo, yongera kwikomeza. Twongeye tuzirikana isezerano umuntu agirana n'Imana. Imana iti nzakubera Imana, nawe umbere umuryango. Iryo sezerano twese turarizi, ariko akenshi usanga umuntu agenda arangwa no kugenda ahemuka. Imana yo ariko indahemuka, ihora ari Imana. Naho twebwe hari igihe twiyambura ubwo bumuntu tukishingikiriza ibigirwamana, kandi tugomba kwizirika ku Mana. Tekereza nawe, umuntu aremewe kwizirika ku Mana, none arangije arizituye agiye kwizirika ku bigirwamana. Bwaba umuntu nyine arabutakaje. Imana muri iri jambo ryayo irifuza kudusezeranya ibyiza, kongera kujyana isezerano natwe, kongera kuvugurura isezerano natwe. Nawe rero nihaba n'abahemu bahemukira Imana, ntukabe muri bo. Nawe ongera uvugurura isezerano ryawe, urebe aho ugiye uteshuka uyu munsi. Iri somo nawe rigufashe. Imana nayo yiyemeje kongera kukugara mu bana bayo. Zaburi y'uyu munsi iradufasha kuzirikana ku masezerano tujyana n'Imana, nubwo turi abahemu abanyabyaha, ariko tugatakamba dusabira Nyagasani imbabazi kugira ngo tubabarire. Nyagasani turememo umutima mushya. Amen. Kumva ko Imana ndahemuka, ndi umunyabyaha, ndi umunyantege nke, ariko byose ni Nyagasani washoboza. Akamugani wa Paulo ugira uti nshobozwa byose na Kristo untera imbaraga. Nuko Paulo agakomeza ati nifuza gukora icyiza, ariko kibi kikantanga imbere. Ngo rero wa muntu hari igihe ufata ingamba mu buzima ukavuga uti noneho ngiye gukora neza, ngiye gucika kuri ino ngeso, ngiye kugerageza noneho ubuzima busigaye bose nitware neza. Wajya kugera ucya ukabona kidobya wongeye kwivangamo, wongeye guteshuka. Ngo umuntu nyine, umuntu n'est pas toujours parfait, l'homme est imparfait. Umuntu nta na rimwe ashobora kunoga. Tuzanoga ryari? Nitugera nyine mu ijuru. Gusa nubwo umuntu nta na rimwe nyine ashobora kunoga, ariko nibyo duharanira.
rero kuba uharanira ikintu ntukigereho bitandukanye kure nawe utagiharanira ngo ataza gukigeraho. Il faut toujours essayer, ni ngombwa kugerageza tugana inzira y'ubutungane. Ibisigaye Imana nyine nitunganye ko turanabizi, tujya tunabiririmba, nta gihe dutabiririmba, nta nigomba kudutunganya. Naho ubwacu ntabwo twakwitunganya ngo tubishobore, naho ubwacu ntabwo dushobora kwitunganya ngo tubishobore. Dusabe Nyagasani kugira ngo dutunganye, maze tumutungane uko bikwiye. Mu Ivanjiri dufite urugero rw'umuntu, baduha urugero rw'umuntu bita Petero. Rimwe ku ruhande rwiza aragaragara neza, agahamya ukwemera, ariko ku rundi ruhande nanjye kuvuga rubi, kote negatifu, araza kugaragara nka sekibi. Wasobanura uburyo Petero ari we uri guhamya Yesu ahindukiye noneho akaba sekibi? Aha, ni wa muntu tugomba kubaza Imana, ni wa muntu nanjye kuvuga shabade, ni wa muntu w'inyabubiri, ni wa muntu rimwe na rimwe uhindagurika mu buzima bwe, akagenda ahindagurika. Urugero rwa Petero, Yesu igihe yabazaga ati bavuga ko ndinde, mwebwe muvuga ko ndinde? Nuko Petero ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Guhamya Yesu umwana w'Imana, Yesu Kristo umwana w'Imana, nkamuhamya. Kandi kamwanya wa munwa wahamije Yesu niwo nanone uza kumuhamangira. Niyo byabaye no ku Bayisiraheli, baravuga ati umwami wa Dawudi, umwana wa Dawudi, umwami wacu nasingizwe, ozana nahabwe impundu mu ijuru. Abo se wongeye guhindukira rwa rurimi rundi, se wongeye no kumubambisha, kumuciraho, kumwica. Nguwo umuntu n'uwo mubyeyi, umuntu n'uwo muntu mushobora kuvugana neza, ikindi gihe agakuvuga nabi, agakuvuga akagutaka, ikindi gihe akaba ari kugutuka, ari no kukuvuguruza. Niyo byabaye kuri Petero nyuma yuko amaze guhabwa imfunguzo z'ijuru, Yesu amaze kumugabira. Biraza kugera igihe Petero wa muntu amaze kumva, amaze gushyikira, afise byose, Yesu yamaze kumugabira. Yesu araza kushyiramo kandi nanjye kuvuga mu Gifaransa bakita close, araza gushyiramo kamugobeko. Petero noneho kwa kwemera ko kujya kwagaragara, bigaragara ko nyine kwari guke Yesu ashaka kugukomeza. Ubwo Yesu yaramaze kuvuga iby'umusaraba, ko agomba kuhabara agapfa ariko akazazuka. Petero ati hoshi Yesu ibyo ntibikabe. Ngero urwa ruhande rwa Petero rwo gutemera umusaraba. Nuko Yesu aramubwira ati hoshi se kibimvi ruhande, kuko ibyo bitekerezo bidaturutse ku Mana ahubwo ku bantu. Amen. Ibitekerezo bituruka ku Mana iyo nabikurikije mu muntu mwiza, numva umusaraba, numva agaciro k'umusaraba ko ari umukiro. Ariko ibitekerezo byanjye biturutse ku bantu, akenshi nshaka gukwipa umusaraba, nkumva ntavunika, nkaza kwibagirwa ko umukiro wose usaba kuvunika. Ntabwo ushobora kuzajya mu ijuru utaravunitse. Bya bindi by'amahano bikibaho ati umwana wa Mariya ntatana n'umubabaro, ntatana n'umusaraba. Niyo mpamvu niba ko kuri umukristo, umusaraba niryo bendera ryacu. Umusaraba ntabwo ugomba kubura mu buzima bwawe. Umunsi umusaraba uze mu buzima bwawe, uzamenya ko ugiye gupfa. Gupfa rero ni ugupfa kuri roho, gupfa uhagaze kubura Imana, nicyo bita urupfu. Aho uracyahitse umusaraba wawe, cyangwa watangiye kugenda unusuraho. Akenshi mu buzima tumeze nka Petero nyine, twikunda gusa ahantu heza, twikunda gusaba tugabira, ariko igihe cyagera cyo gutanga ati ntibikabe Yesu, ntibikabe. Nguko ko nanjye duteye, dukunda gusa guhabwa ariko gutanga kwitanga shwi. Ngiki gisobanuro cy'umusaraba. Yesu arifuza kwitanga. Umuntu muzima nuhabwa ariko akanitanga. Nguwo umuntu wakira umusaraba. Nguwo umukristo ni kwakira umusaraba. Akabya bindi ngo ushize impumu yibagiza icyamwirukansaga. Petero rero amaze gushira impumu, none yibagiye ko inyuma ye hari abazabatoteza, inyuma ye hagiye kwaduka ba Neroni, inyuma ye hagiye kwaduka itotezwa, ibyago. Yesu amaze gupfa. Petero ibyo bintu, iryo somo ntararyiga, icyo gitabo ntarakibumbura. Yesu arifuza kumwigisha, amwigisha ko inzira y'umukiro inyura ahantu hagoye, inyura mu mubabaro, inyura mu mvune, inyura mu bitotezo, inyura mu byago. Petero agomba kubyihanganira, umusaraba guhe ku musaraba. Akenshi twifuza ibyiza, twifuza ko twamererwa neza, ntidushaka imvune, ntidushaka stress, ntidushaka ibitubangamira. Kandi icyo kintu kidashoboka nyine, kandi kondisiyo kugira ngo umukiro ushoboke hari uko nyine unyura aho hantu hagoye, ukabambwa, ugashavura, ukavunika, ukamena amaraso. Twebwe rero twikundira heza, ibintu byoroshye, buri gihe tugashaka kwishyira heza,
tukishyira tukizana, ati ndifuza iki ngiki, ndifuza uyu nguyu, ukifuza ibitekerezo byacu akenshi turifuza ibyiza, hagira ikitambika mu buzima bwacu kitagenda neza, nuko tugatukwemera, tugata Imana, tukajya kure y'Imana, twongeye kugaruka gusenga, twongeye kugaruka mu kiliziya, tukaba turagiye. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore wari ugeze mu gihe cyo gushaka, ubwo bakaba baramvugira bati uki udashaka ko abandi basore mungana bamaze gushaka. Nuko araza kwigira inama ko nawe nyine agiye gushaka. Yari yarize ari umuhanga cyane, sage. Nuko aza kwandika itangazo ashyiraho iby'umukobwa ashaka yifuza ko bazabana azaba yujuje des conditions, des critères. Ati umukobwa ashaka azaba ari inzobe ihiye neza, icanye, umukobwa muremure, umukobwa ukize, umukobwa wize kaminuza byibuze ufite dogtora, umukobwa ufite imisatsi igera ku birenge, umukobwa ufite amaherena agera mu gatuza, umukobwa wambara utwenda tugufi. Icya munani umukobwa w'umunyamujyi. Icya cyenda umukobwa w'umusirimu. Noneho icya cumi ati umukobwa nyuma yo kuzuza byose ariko icya cumi iyo bavuze akajambo ariko numva ngo hari igihe byabanje byose bihita bihindura icyo kintu ariko kiye guhakurikira. Ariko uwo mukobwa nyuma y'ibyo bintu 9 avuze icya cumi agomba kuba ari isugi. Nuko yatangaza ararimanika ku giti ati umukobwa wuje ibi ngibi, uwo mukobwa niyo nifuza ko tuzabana. Nuko amaze kurimanika ngo umusazi wihitiraga amaze kurisoma ahamagara wa munyabwenge aramubwira ati niko urinda ujya kumanikira itangazo, wabajije papa wawe mujya mugendana ko nta numwe muri aka karere atazi, uwatazi se azi nyina. Nuko wa musore amaze kumva iryo jambo ry'uwo musazi, dore ko nyine umusazi asarakaga ku ijambo, wa musore afatwa n'ikinigara turi kararira. Ngaho fore cyamurizaga, niba uzi gukurura amakuru koko kuri murandasi ku ikoranabuhanga. Wa musore yasubije amaso inyuma asanga nyine urugendo bajyaga bakorana se agiye kumwerekera wenda, koko asubije amaso inyuma abona nta sugi kiri muri ako gace. Nirinze kuvuga ko nyine we na papa we bajyaga bahemuka nka kurya ihene zo mu kinyine zijya zihemuka zacitse ikiziriko. Nuko wa musore arababara cyane ataha babaye, niba ryatangaza bararimanuye nyuma kumva ubuhanuzi bw'uwo musazi neza ataha yabihiwe ababaye cyane. Ngicyo bita kwigerezaho bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe. Wasanga nawe hari amatangazo wagiye umanika uti uzashakira umukobwa umeze uzashakira umusore umeze utya, kandi wasanga urashaka wize dogtora utaranize n'amashuri abanza, urashaka umuntu ukize ufite amamodoka nta nigare wowe ugirira, urashaka umuremure kandi uri mugufi, n'ibindi byinshi cyane ugenda ushyiraho by'amananiza kandi wowe nawe utabyujuje nyine babanenga batirora. Nk'uko akenshi dushaka kwishyira heza, ngo wa muntu twavuze haruguru buri gihe we yifuza ko yakwishyira heza, akumva abandi abo ari bo kibazo, akumva abandi ari bo bahemu, akumva yatoranya akagenda atoranya, kandi akaza kwibagirwa ko nawe ari umuntu. Koko muri aka gace uwo mukobwa uzamubona he? Ukurikije nabyo wagiye ubakorera, ibyo uzi n'ibyo utazi, genda ubaze papa wawe. Mu buzima busanzwe tujya duhura na bene ibi bintu. Hari igihe umugabo ashobora guca inyuma umugore we, nuko agahita amanika itangazo mu rugo ati ningufata madame uri kuvugana n'umusore cyangwa umugabo nzahita nkwirukana, gatanye zawe zitangiye uzajya iwanyu, kandi wavuyeyo. Babyeyi icyo utifuza ko bakugirira nta ntukakigire mugenzi wawe. Kuki se wowe wangiza abana b'abandi? Wowe sabaho niba bangiza nawe uzabyemera, nawe uzabyakira. Njyewe za condition mananiza twagiye dushyiraho abagenzi bacu, bamwe tukabatesha agaciro kubera iki? Ngo nyine wa muntu ushaka kwishyira heza yakumva aho bamuvuga nabi agahita arakara kabisha. Nguko abasazi kera kabaye bazajya batuvumbura, bakavumbura ubi bwacu, bakavumbura aho turi ba sekibi. Yezu ati hoshimva iruhande sekibi. Icyo tifuza ko wakugira na ntukakigira abandi. Reka nsoreze ku tuntu dutatu tuzana kugufasha kongera gutekereza umuntu wari we ukuriwe. Umuhanga aravuze ati umuntu nakubwira ko agukunda warangiza ukamubaza icyo agukundira akabasha kukubwira impamvu agukunda, uzakizwa n'amaguru uziruke, kuko nta rukundo ruraho. Icyo kintu nikiramuka kivuye aho gukundiraga, ubwo nyine azahita kwanga. Niba gukundaga kuri inzobe
igihe kizagera izuba rishobora gukubabura ukabura urukara, cyangwa n'amazi agakubabura ukabura urukara. Icyo gihe azahita kwanga. Ushobora guhura n'ingorane zituma ubuzima bwawe buhinduka, ukarwara, rwa rugingo yakundaga rukabura. Ubwo nyine azahita kwanga gusezerere ujye iwanyu. Nguru urwango. Igihe cyose wabonye impamvu yo gukunda umuntu, danger domora, aho yegereye wapfa nyine. Kuko urukundo nta mupaka rugira. Urukundo rurihangana, ntirugira ishyari, ntirwikuririza. Abanyakorinti ba mbere umutwe wa 13 umurongo 13 uze guhasoma witonze. Icya kabiri nakubwira ku muntu, umuntu ku ruhande rumwe ni mwiza, ku rundi ruhande ashobora gukora ibintu bitari byiza. Rero umuhanga akavuga ati, icya mbere uzajya ubona ku muntu ntukamubonemo shitani, kubera ko shitani niyo itagira ikiza na kimwe yakora. Icya nyine no gutuka Imana. Ku ruhande rundi rwa kabiri, umuntu ntago ari umumarayika. Umumarayika niwe udakora nabi, nta cyaha agira, nta nenge agira. Umuntu rero we rimwe akora neza, ikindi gihe akaba yakora nabi. Ntabwo wakwirirwa ushyiraho za kondisiyo ati umuntu ushaka nuzaba umeze gutyo, tuzabana zameze atya, nifuza umuntu tuzabana umeze utya. Byose ukabirunda aho ngaho, ukaza kwibagirwa ko nawe ubwawe utabyujuje. Nawe ubwawe ibyo bintu ntabwo byujuje. None gucyo uri kujya kubishakira ku bandi, kandi nawe ubwawe byarakunaniye. Umuntu ntabwo ari shitani, umuntu ntabwo ari umumarayika. Icyanyuma ni ukumenya kwakira abandi, koroherana, kuko umuntu afite defo et qualité. Icyingenzi rero, wa muntu ufite imbaraga ku ruhande rumwe ariko akaza kugira intege nke ku rundi ruhande, uwo rero ntabwo tumujugunya, ahubwo turamworohera. Koroherana ngibyo Yesu Kristo azagenda agenzeza Petero buhoro buhoro, agenda amusobanurira kugeza igihe Petero Yesu amushingiye kiliziya, atari uko yamwamamaje akamwemeza, atari nuko yamwihakanye, ahubwo kubera impuhwe za Yesu. Natwe kubera impuhwe za Yesu. Ntukirate ngo wishongore ngo narize mfite amafaranga, ngo nanjye ndashaka umeze nk'uyu, kuko ibyo byose tubihabwa n'ab'ijuru. Ni Yesu utugirira impuhwe. Kwiyakira ukuri, kwakirana mugenzi wawe uko ari, uzirikana ko aremwe mu ishusho y'Imana. Nawe rero niba hari umuntu mubana, ongera urebe indorerwamo ujye umureberamo. Wasanga ujye umurebera mu ndorerwamo y'ikiza gusa, ukaza kwibagirwa ko ejo bundi azacikwa. Ejo bundi se nacikwa uzahita umuca. Komeza ubyibazeho, nanjye ndacyari kubyibazaho. Guha umuntu agaciro, tutabe bibye, tutabe ko yaduhemukira, ariko tukagendera ku mpuhwe z'Imana, kuko Imana nayo idukunda atari uko turi beza, ahubwo tuba beza kuko Imana idukunda. Ntabwo dushoboye, ntabwo Imana idutora kuko dushoboye, ahubwo idutora kugira ngo idushoboze. Nyagasani, uramutse witaye ku byaha byacu, ninde warokoka? Ariko erezo mawe usanganye impuhwe zawe n'imbabazi zawe buri munsi. Dominiko Mutagatifu, udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.